nari mfite umuhate wo gutsinda nuko ngabona amanota njyana mu wa gatandatu nkazakoraho icya leta nanjye ngasuza primaire nkajya secondaire. Vumbura TV. Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV nkuko bisanzwe uyu munsi muri kumwe nanjye Vumbura. Ndabakunda cyane mwebwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye ndetse mugakanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV. Uyu munsi tugiye kuganira n'abafana ba Vumbura ariko b'abanyeshuri, abana baje mu biruhuko, abana basoje umwaka wa 2025 bagiye kujya 2026. Batubwire uko amasomo yabo yagenze, batubwire nuko nicyo bifuza mu mwaka utaha, batubwire nicyo bashimira abarezi babo, abarimu ndetse n'ababyeyi babo. Reka duhamagare umwana umwe witwa Obedi tugire icyo tumubaza. Obedi, watambuka ukegera kuri studio za Vumbura TV tukakubaza witwa nde? Amazina yanjye ni Ndizeye Obedi. Wiga mu wa kangahe? Wiga mu wa gatanu. Vumbura TV uramuzi? Ndamuzi cyane, turaturanye. Yitwa nde? Yitwa Vincent. Yitwa Vincent. Irinde? Imana ishimwe Vincent. Okay. Vumbura TV umukundira iki? Mukunda ibyegeranyo byiwe, ikindi twanamukundira ni umuntu usabana cyane. Aha. Umuntu usabana cyane mu buhe buryo nyine asabana se nyine tubwiye? Usabana mu buryo nyine bwo kwidagadurana n'abandi mu gihe aba afite umwanya. Ese yisanisha n'abana nkamwe? Urabona muri abana batoya ntabwo mungana nawe, ese Vumbura yaba yisanisha namwe? Ntabwo ari cyane, ni rimwe na rimwe, ariko akenshi aba ari kumwe n'inshuti ze nyine bagiye no gutembera, n'ejo bundi bagiye Gisenyi nyine. Ariko iyo ahari yisanisha namwe cyane. Obedi, wiga mu wa kangahe? Wiga mu wa gatanu. Wiga mu wa gatanu? Urayajyana, ufite imyaka ingahe? Imyaka 13. Okay, wabaye wa kangahe Obedi? Umwana nabaye wa 10. Wabaye uwa 10. Wagize amanota angahe? Ni 59. Okay, none mu mwaka ushize, mu mwaka warangiye, amasomo yawe yagenze ate? Byagenze bite? Nize mbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi nahuye nazo nazirimo kabisa. Ubwo ko mwaka turangije nagenze ubwo wambereye mwiza nyine kuko nari mfite umuhate wo gutsinda nuko ngabona amanota njyana mu wa gatandatu nkazakoraho icya leta nanjye ngasuza primaire nkajya secondaire. Wize neza, nta kibazo wigeze uhura nacyo, ntabwo wigeze ubabara, wariye neza urahaga, byose byagenze neza? Cyane, tugasabana n'inshuti zacu zo twigana ku ishuri. Okay, wiga ku kihe kigo? Wiga kuri Epintwari. Kuri Epintwari? Okay, none se Obedi, ni ikihe kintu washimira abarezi bawe? Ikintu nashimira abarezi bawe? Turahera ku barimu. Abarimu sibo barezi s'ubundi. Abarezi banyu bakorana umwete? Cyane rwose kabisa barigisha. Okay, ngaho bashimire ku buryo directeur wanyu cyangwa se abarimu bawe bakwigisha ari bakubona babone ko wabashimiye. Ndashimira umuticha wanyigishije, class monitor wanjye. Ndashimira n'umuticha n'abandi baticha bose banyigishije amasomo ko tuyiga ari 3. Ndabashimira ko mwanyigishije neza ndatsinda, mbona amanota yo kuzanyumura mu wa gatandatu. Ndabashimira. Okay, shimira ababyeyi bawe. Ndashimira na mama wanyishiriye ishuri neza, na papa wanguriye ibikapu byo kujyana ku ishuri n'inkweto na uniform zo kuzaza kujyana ku ishuri. Ndamushimira. Okay, Obedi, turagushimiye cyane kwitabira kuri studio za Vumbura TV. N'ubutaha nitugukenera uzagaruke. Murakoze cyane. Ndashaka uduhere Mike Himbaza Fansia nawe yigire hafi agire icyo avuga kuri Vumbura TV. Murakoze, nitwa Himbaza Fansia, abangiye mu mwaka wa 2 sinyatu. Ndashimira Vumbura TV uje kutugezaho iki cyegeranyo. Namushimira ko yisanisha n'abandi, inshuti nziza icyo umukeneye arakiguha iyo agifite, kandi ikindi aguha akazi kandi akakwishyurira ku gihe. Okay, ufite imyaka ingana? Imyaka 13. None se kuri umwana mutoya ukaba ukiri n'umunyeshuri, akazi Vumbura guha koko akakwishyura, ako kazi bimeze bite cyangwa nagashimwe kuko witwaye neza? Agashimwe kuko witwaye neza, ashaka kugutuma kwiduka atari na kure cyane akakwishyura. Okay, mbega Vumbura uramukunda cyane kandi uramwishimira? Ndamukunda, ndamukurikira kandi ndamufana cyane. Vumbura mufana iki? Vumbura ni grand frère wanjye. Uramukunda cyane? Okay, noneho dushaka kukubaza, wiga hehe? Wiga kuri GS Ntongo. GS Ntongo hera mu Ruhango. Okay, none se umwaka ushize wa 2025 byagenze bite muri senior wanyu nkuko bitubwiye? Nize mbogamizi wahuye nazo? Ese ibyiza wahuye nabyo ni ibihe ku ishuri?
ibyiza nahuye nabyo nibyo nashimira abarimu aho utumvishe baragusobanurira kandi ubajije baragusobanurira uko ubishaka uko ubyumva kandi imbogamizi njya mpura nazo ni ukurwara nyine bibaho tu. Okay, nuhe mwarimu ukunda cyane ku ishuri ryanyu? Mwarimu nkunda cyane ni Zefani. Zefani uramukunda cyane? Okay, umwarimu ukunda cyane ni Zefani. None se Zefani umukundira iki? Ukundira iki? Umwarimu wumva ikibazo ufite kandi icyo umubwiye akagisobanura. Icyo umubwiye cyose aragisobanukirwa. Amazina yose yitwa nde? Ntabwo nyaza bivuze. Yitwa Zefani Rwibogora. Okay, urakoze cyane. Noneho turacyari kukubaza. None se imbogamizi wahuye nazo mu mwaka washize ni izihe? Wagize amanota ngahe? Wagize amanota 69%. Ubu wakangahe? Okay, none se ku kigo cyanyu murarya neza, buri kimwe cyose kigenda neza nta kibazo? Okay. Ni iki wabwira ikigo cyanyu muri rusange n'abandi bose bagiye kujya mu mwaka uvuyemo, ni iki wavuga? Gukora cyane gutsinda. Intego ni ugutsinda kandi mukanatsindagira. Okay, urakoze cyane Vumbura. Sorry, izina Vumbura ndari kwihereye nubwo atari iryawe ariko nta kibazo. Nawe wakwitwa Vumbura w'ejo hazaza ntugire ikibazo. Watubwiye ko witwa Himbaza Patient. Urakoze cyane Himbaza. Twishimiye kukwakira kuri studio za Vumbura TV. N'ubutaha uzagaruke kandi wige neza ushyiremo umuhate sibyo bizagenda neza. Ndashaka uduhere Mike umuntu witwa Bidi. Bidi wiriwe neza? Urakaza neza kuri studio za Vumbura TV. Vumbura TV uramuzi? Uramukunda? Uramufana cyane? Vumbura TV umukundira iki? Nakaye kantu Vumbura TV yagukoreye ukumva uranezerewe ukumva urishimye? Kubera cyane cyane ari n'umutwazi yacishamo akajyana akagenga. Abaha akagenga akabageza ku ishuri bikarangira muzindutse ntimukerererwe. Okay, aho ni fresh cyane. None se Bidi ufite imyaka ingahe? Wiga mu wakangahe? Wiga mu wa gatanu ugiye kujya mu wa gatandatu ku myaka yawe 11. Mu myaka ya 11 biragaragara ko wize neza sibyo warasibiye? Nta hantu hamwe wigeze usibye. Ubu wabaye wakangahe rero? Okay, ubwo mu by'umwaka wabaye wa 11 ugira amanota 71. Okay, komerezaho ariko ubutaha uzaba uwa mbere sibyo? Kandi turabyizeye ko uzaba uwa mbere. Intego ni ugutsinda. Sibyo urakoze cyane. None se Bidi wiga hehe? Kuri EP Ntwari. Ubu tugiye gutangirana na ibintu byabaye byiza cyane mu mwaka turangije. Ni ibiki byabaye byiza cyane? Buri kimwe cyose cyagenze neza. Abarimu bayi bakwigishije neza, mwarariye, murya neza, buri kimwe cyose kigenda neza. Byose byabaye fresh. None se ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo ku ishuri uvuga uti izi mbogamizi zabaye mbi ewana byaragoranye ibintu byose byabaye ibibazo? Wasibaga ishuri kubera kurwara ukumva birakubabaje ukumva agahinda karakwishe ewana ukavuga uti uyu munsi ibintu biragoranye ndababaye agahinda karanyishe ukanarira rira turebe. Ntabwo ushobora kugerageza ukaba warira ngo turebe ko wabasha kurira? Ntabwo warira. Okay, nta kibazo reka twikomereze. None se imbogamizi zindi waba warahuye nazo mu ishuri mwe imbere sibyo ni izihe tubwire? Zo mu maraso. Nizo wahuraga nazo nizo mbogamizi cyane cyane. Ubu isaha tugiye gutangirana no gushimira sibyo tugiye gutangira dushimira sibyo? Ndashaka ushimire abarezi bawe muri rusange.
ndabashimira kuko banyigishije neza wasobanurira bakadusobanurira neza mu buryo bwiza kandi nawe umunyeshuri akaba yishimye. Okay, nuhe mwarimu ukunda cyane ko mwavuye muri kamera ntabwo mugishaka ikiganiro? Umwarimu bitwa Namuhanga Jean Baptiste yigisha sera. Uramukunda cyane, mukundira iki? Umwarimu mwiza agira imyitwarire myiza kandi nanone yigisha neza isomo ryiwe adusobanurira twereka n'utuntu tutari tuzi ibikoresho byo kutwereka igisenge ukuntu bimeze. Mbega muri rusange aritonda cyane. None se mbabarira umbwire ikintu waba warahuye nacyo kuva watangira ishuri ukavuga iti ikintu kirambabaje ku buryo n'umuyobozi wacu w'igihugu abaye ari kumva icyo kintu yagishyiramo imbaraga kigahinduka, ikintu wahuye nacyo ukumva kirakubabaje koko, basi ikintu ushobora nko kwisabira perezida wacu ukavuga iti iki kintu cyarambabaje rwose papa wacu kiduhindurire dufashe? Icyambabariye ndababaye ikintu cyo gutsindwa. Byaturutse ku ki? None se oya ndashaka ikintu waba warahuye nacyo giturutse wenda mu kigo cyangwa se mu gihugu muri rusange uvuga uti leta yongeremo imbaraga bigende neza. Gutsinda kw'abanyeshuri. Mbega leta ibongerera abarimu bahagije mwige neza? Abarimu ni bake? Bagabanya amanota bari gufatiraho. Okay, murakoze cyane. None se Bidi ngaho ndashaka ushimira ababyeyi bawe. Okay, ntacyo. Ndashaka umpere Mike Himbaza Patient ngira ikintu mubaza gatoya. Himbaza Patient, watera intambwe ukegera muri studio za Vumbura TV, abandi namwe mwegere ibumoso bwanyu kugira ngo kamera ibashe kubabona neza. Mujye ibumoso bwanyu mujye muri kamera neza ariko mwigiye inyuma aho mwari muri nta kibazo. Okay, Himbaza Patient, watubwiye uti ndashima nize neza kuri GS Ntongwe sibyo? Iyi saha ndashaka ugire ikintu wasaba ku buryo umuyobozi wacu w'igihugu aba yarimo arumva ushobora kuvuga uti ku kigo cyacu cya groupe scolaire Ntongwe dukeneye iki, leta yongeremo imbaraga muri ibi n'ibi kugira ngo tubashe kwiga neza. Ikintu nasaba byinshi ariko nkavuga ikintu mugaruke hirya neza. Break bimeze bite? Inyuma ya Himbaza neza tukubone neza nawe wowe Bidi na Obed. Okay, Himbaza urakoze cyane ariko mbere y'uko ugenda ndashaka ushimire abarezi bawe muri rusange bose kandi nta n'umusizi. Ndabashimira ku bwitange baba bagize kudusobanura cyane no kudufasha mu gihe dufite ikibazo ku byo tutumvishije, kandi ndashimira n'ababyeyi banjye baba bamfasha nkajya ku ishuri akishyura igihe kandi akangurira uniform. Ibyo mbashimira. Noneho nka Vumbura TV wabakiriye nanjye ndifuza gufatana ishusho namwe y'urwibutso n'undi munsi mujye mwavuga muti Vumbura nguyu twari twaganiriye tugiye kuzamo gatoya tuganire ubundi hasigaye dutemvamo ngo dusoze ikiganiro cyacu. Gusa icyambere nuko mumeze neza kandi mugomba kwiga mugatsinda sibyo? Nibyo byambere. Mwigire inyuma gatoya nanjye nzane agatebe yicaremo tuganire noneho sasa. Uyu ni Vumbura TV wanyu. Uyu munsi naganiriye n'abana tuganira ku ntego zabo, uburyo bize babangamiye ndetse n'ibyo bari kwisabira leta yacu muri rusange. Muri rusange bagarutse kugushimira ababyeyi babo, bagaruka ku buryo ababyeyi babagaburiye neza, uburyo babohereje ku ishuri neza, bamwe bagiye batubwira n'abarimu bakunda. Mwakoze cyane kuza muri studio za Vumbura TV. Ubutaha muzagaruke, ubutaha nitubakenera muzaboneka, ubutaha tuzakora ikiganiro musa neza mumeze neza. Ndashaka mwese mwigire inyuma gatoya, mwese mufate ku ntugu zanjye, twese tugaragaze ko twese dushyize hamwe sibyo? Dukorere ku gihe tugira gute dutera imbere. Kwiga no kugira ute? Kwiga no gutsinda. Tukagira dute? Tugatsindagira. Okay, uyu ni Vumbura wanyu, n'ubutaha muzagaruke. Akaje nakagaruka.
buri munsi dufite ibiganiro tuzatugenda tuganiriza abana batandukanye bari mu biruhuko. Nta mpamvu yo kugira ngo abana baje mu biruhuko bahugire mu bindi cyangwa se bafokasinge ku bindi bidafite agaciro. Ubu tugiye kujya tuganira nabo, batubwire uko biyumva, batubwire icyo basaba. Tuzatugenda mu mihanda myinshi itandukanye, tuganire n'abana benshi barahari bakeneye ikiganiro, bakeneye kuvuga. Wenda abangaba ntabwo batubwiye ibintu byinshi bari kwifuza n'ibyo bari gukenera, ariko twizeye ko hari abandi tuzagenda tubona bakatubwira uko icyo bakeneye n'icyo basaba leta, kandi nzi neza ko bizacamo. Ciao akaza nakagaruka, dusubire ubutaha. Ninjye Mr. Avumbura wanyu kuri mikoro.